gikurikiraho guhindura amakuru, gushaka inyungu cyangwa amarongo binyuze mu kubeshya, gukabya cyangwa gupfobya uvuga igashitse ugereranije n'ukuri kose. Umuntu yakubaza ngo iyi telefone ukugurisha ni nzima, iyi mikorofone, iyi bafure, iyi mikiseri ni nzima, maze umuntu ntavugisha ukuri n'ibi byose tugurisha. Ubu n'ubujura bukomeye yerekana ko imibereho y'umuntu ari ikizinga. Kuvugisha ukuri abagurisha ibintu runaka bakora n'ikizima, kuko wa muntu yatahuye yuko wagurisha kandi yayobora yakora umukuru yari kumurisha igare rigenda birambere yuko haza imizigo. Iri gare ni rizima, ati ni rizima, ko muri mu mahembe y'ubujegera ati nuko ridafunze ariko muri ni rizima. Ngiye kurifungisha umukarisha arambwira ngo amaboko yose aracitse, kandi mu gihe akora mukuru niwe waramuhaye. Naramuhamagara arambwira ati uri muzima, ubu sinzakuyobora, warandikanyije bizagenda. Wari uzi ko igare ryacitse amaboko? Ati nari nzi atari ko nzakugura amaboko mashyashya. Wowe uribare bukomeye. Niba ugiye kugurisha ikintu vuga ukuri ukukiza. Hano hari abafite za moto, hari abafite imodoka bagurisha, ibintu byinshi waba ugiye kugurisha, vugisha ukuri ngo mwana w'Imana, kuko wa muntu ugurishije nasanga imikino ubwonko bwe uzabona bushyize n'ikizinga kizava muri wowe. Uburyo bukurikiraho guharabika no gusebya, kubuza abantu kumenyekana neza ku izina ryabo n'icyizere, urukundo no kunyurwa nabyo bishobora kubambura imirimo yabo n'ibindi bintu barega ibinyoma no gusobanura bagoreka imyifatire yabo nibatera gukora ibintu. Umuntu agasebya umuntu unamwagira ibihari, umuntu agacana imbabura ye abanje gusinya mugenzi we, ukabona akazi undi wabanje kumwirukana. Iki ni ikintu kibi cyane. Ukabona umwanya udasezewe, ukunguka udabanje guhomba. Biri ibizinga mu rero y'umukiza. Kandi niba ukora mugenzi wawe ukamuharika, ari n'abantu bajya banata ibintu byabo ngo aho bagera hose muri uyu mujyi nta hantu hasanga ibyiza nka rero bose si barahageze. Ukerekana ko biravuga ngo ku by'icyubahiro umuntu udashyizwe mu ntugasebye ibintu by'abandi urata ibyawe. Umwana w'Imana ntibagura n'abantu mbere yuko Uwiteka agukunda kimwe. Ubundi buryo bukurikiraho kunegeka ku kazi, kudashishikarira umurimo, kumara umwanya upfushije ubusa ku buryo budasobanutse mu gihe cy'akazi nk'aho umuntu akora, gukora ibiri hasi y'ibyiza cyane umuntu yakora mu kazi kugera ku kazi utinze ukakabaho kare. Igice birangiza abantu bakorera abandi. Bibiliya iravuga mu Bakolosayi ngo abantu bakorera abandi ntugakore shobuja akiguhagarikiye. Hari n'abantu bari bagira umujinya, kamere itari nziza batahindutse. Wamuha akazi udahari agakora yitonze bakazana akamara ibyo akazabona akora. Nyamara n'ubuzikamuze vuba ejo nazabona kandi maze akajya amasaha ku mwana n'icyaha bikomeye. Hari n'abandi bakorera leta nk'abarimu n'abandi runaka, akagera ku kazi nyuma akinze kandi agataha mbere y'abandi. Kunegeka ku kazi biravuga ngo umuntu werekeje amaboko uwukora n'iki? Ntabwo Imana ikunda abantu bakora, iyo baguhebye uba wibye. Kandi imyetsura n'umuntu utabakijije imikorere ku kazi ni imikorere irimo ubujura n'amanyanga. Kora amasaha uyarangize,
none uhembwe amafaranga uyakwiye. Iby'Imana rero iyo uhembwe amafaranga ije kugira ngo wanengetse wabiki. Igikurikiraho gusesagura. Ibitego bya mwari gusa gusesagura kugira ngo gutagaguza no gukoresha nabi ibintu cyangwa igihe by'undi muntu ugasesagura. Hari ingo nyinshi zisesagura uburyo bwinshi. Mfite icyigisho kivuga ibintu bigera kuri 18 bigenda bimunga umutungo wo mu rugo kandi abantu batita. Abantu bakaba bicaye muri salo amatara yose ari kwaka, bose bari muri salo amatara yose agenda mu byumba no muri dushe no muri wese no muri gikoni kandi bose bari muri salo. Imitungo iri kugenda hari n'abandi bakaraba bakabona isabune iri mu mazi ikiri kwamo iri mu mazi iri gukura birugabana. Ibyo bintu ntabwo byemewe. Bandi bagafungura bakamesa za robine zifunguye amazi ari kumeneka. Hari utuntu twinshi tugenda tumunga imitungo yo mu rugo kandi ibintu bigashira. Hari ikindi kintu gikomeye abantu bagateka ibyo kurya bataramara bakabirya. Niba icyaha kibabaza Imana ukomere ibiryo. Igikoma, hari abantu benshi bafite ubwibone. Igikoma bagateka igikoma mu safuriya, bagasuka igikoma mu bikombe, isafuriya bagasukamo amazi bakoza. Ntabwo bazi ukuntu yakoma igikoma kiri mu safuriya nabi. Ntabwo babizi, ntabwo bigeze basohotse. Hari uri kwifuza n'icyo kiri mu safuriya bakibuze. Wowe guseka ari muri zera ryabo. Hari abatigeze basonza batazi byarije. Umuntu akazana ibigori byeze, umuntu abahumura ikigori aho yayiriye n'ibyo yariye hasi biranga kubera ko hasi zirameneka. Ariko wabwiye zaba nta kintu abona zaba, ariko umurebe utuma uhumura zikamucika. Ndabona bagiye kuvoma agafata ijerekani, umufuniko ukaba ikijumba kikaba umufuniko w'ijerekani. Ntabwo wabuze icyo yotsa nawe ugenda ute. Hari ibintu bita gusesagura kandi hari abari kubyifuza. Indi ikurikiraho kutagira icyo witaho nako ni ukwiba. Iyi bijyana no kutagira icyo witaho n'ubundi buryo bw'imyifatire yo kutamenya inshingano bigeze ku gihombo cy'undi muntu. Abantu urundi ruba babona abanenganenzi, umuntu utagira icyo yitaho, utagira umusaruro, akabona ibintu ntagire icyo yitaho. Cyane cyane abantu babona ibintu batarabihiye, abantu bamenyereye gufashwa no guhabwa ntagire icyo yitaho. Kunako ni ukwiba. Ntabwo gusobanura mu gihe cyane kutagira icyo witaho n'ubuzima ari ubuzima tubayemo n'ubuzima bw'iyobokamana. Hari n'abantu batagira icyo bitaho mu byamuka, mu by'iyobokamana akaba ntacyo yitaho. Nibaza agomba gushakisha uburyo yabana na Yesu, ibyo ntagire icyo yitaho ni ukwiba. Igikurikiraho guhanika ibiciro, gushaka inyungu irenze, guhanika ibiciro, gushyiraho ikiguzi cy'ikirenga ku kintu. Iyo umuguzi nta yandi mahitamo aba afite uretse gukendera. Iyi bigaragara ryari umuntu akaba afite imari wenyine, abandi bose bazimaze ari wisigaranye wenyine. Biri kuvuga ngo akaba ubu aziko ayaguca yose uratanga kuko ahandi waje ku Mana n'ukwiye. Ukristo abakora ntahinduka, ameze
urushinge rwa bira twize muri amigisha. Abashoferi, abagenzi babaye benshi ugana igiti ibiciro ahagendaga 500 ukaba k'igihumbi. Nta mukristo ukora gutyo imikorere y'ab'isi. Uhereye ku kibazo ahuye nacyo umukino kagake ntabwo byemewe ku mukristo. Igiciro ni igiciro, nta mpamvu yo gufatira mu muntu kuko nawe bizageramo biraba uko wagenje bikuzagenze kandi yakubaza. Igikurikiraho kwishyura iri hafi y'igiciro ntibamuka tuzi. Hari abantu barwaye indwara bakaba bazi ngo naka ataguhembye ntabwo babaho n'abapagani bakaba bazi ngo naka arahariza bakaguhembye. Mwene so musenga akabacuruza ukajya aho uramuteza imbere ukamukokora nawe yaramuje ntayabona yakubona nishimye kubera ko utaramwungura ahubwo n'ukujura. Igikurikiraho kugirira abana ibyamfurambi cyangwa kutabitaho. Ngo ababyeyi batita ku bana babo ku buryo buboneye baba babibikira ibyabo kandi bafitiye uburenganzira. Igice kirakomeye kurera abana. Kurera abana mbese amagambo mu gitabo cyitwa Adventiste bizera avuga ngo umugabo mu rugo afite inshingano yo kwigisha abana be amasomo 8. Umugabo mu rugo afite inshingano yo kwigisha abana be amasomo 8. Umugore ntabwo afite inshingano yo kwigisha abana ahubwo afite inshingano yo kurema imico mu bana. Ubukomeye n'ubu umugore arema imico mu bana, umugabo akigisha. Nongera nasoma ngo Yesu nagaruka nanjye ndi raporo ya mbere niyo nabonye ubugingo. Ikintu cya mbere Imana izambaza ni abana bajyaga cyane cyane ababyeyi n'abagore kuko ngo umugozi umurunga uhuje umwana na nyina nta wundi kubisobanura. Nta yindi nshingano ibaho rero yirabura irutira umugore kwita ku bana, kurera abana be akabatoza imico bazamurikira ibisobanuro. Kandi muri iyi minsi y'imperuka ababyeyi n'abana bagurikubiye. Tubyemere tubyange bitunanire biraporo tuzayitanga. Twebwe ababwirizabutumwa igitabo cyitwa umurimo wo kubwiriza ubutumwa Ministère Evangelike haranditse ngo nubwo nabwiriza bigisha abantu ibihumbi akayabo hanze abantu bagakirizwa Yesu ari ibihumbi n'ibihumbi ntabwo bizishyura ideni rikomeye Imana yishyuza yo kwita ku bana bajyaga. Ntabwo bizishyura ideni ngo inshingano y'umuryango y'abana niyo yambere mfite. Kandi kugira ngo abana bacu tubakize biragorana. Muzige uzasubira igitego cya Eli n'abana be. Eli yari umuyobozi umupasitoro umukuru w'itorero, umuyobozi runaka wari ufite inshingano mu itorero ngo ariko wari wananiwe kwita ku rugo rwe. Maze icyitirizo cy'abana be kigatuma itorero ry'Imana ryangiritse. Mukwiye kujya gusabira abayobozi bagendera mu by'itorero ngo zacu tuziteho. Ariko kwiba Imana iyo ababyeyi batita ku bana babo baba ari mu b'Imana inshingano bagomba gukora mu byabo. Nihutira gusoza indi ngingo ikurikiraho guhemukira uwo mwashakanye. Guhemukira uwo mwagize gute? Icyinshi ndabiseka no guhemukira uwo mwashakanye. Kuko abagabo n'abagore n'abasore niba bashaka
niyo turi gusezeranira hano. Hari ibintu tuvuga guhemukira umugore mwashakanye. Rero nabibwira ngo kuba batandukanye nayo ngo muri leta ubwo batandukanye. Ni nawe yaranditse ngo nubwo mutandukanye mu mategeko ya leta, ku Mana aracyari umugore wawe. Hariho n'abahumuriza bakababwira ibitari byo. Hari isomo ry'umupasiteri twarisoma rivuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se nande akabana n'umugore we n'imyaka ingahe, akaramagana imyaka ingahe. Bahana ikiganza tukabafata hagati tukabatongera. Hari ijambo tuvuga ngo nuko rero icyo Imana iteranirije hamwe nibiza bitandukanye ni shitani. Ikiba Imana igahamagara igateranya nawe ugahamagara. Narasomye ngo nk'uko Kristo atazigera asenya itorero. Byiza? Ni byiza? Arabikora? Ni byiza? Nk'uko nta divorce Yesu azigera akora kuri we itorero, niko n'ubu atagomba gusaba ubutaha. Iyo mikino abantu bari gukinisha rero, hari n'umuntu ujya kumwana ubutane ukamwerekeza yaguze n'amafaranga ukayamuha, umugore ibintu utazi. Sinanamusengera kuko ari gukora umurimo wa shitani. Narasomye ngo umuhungu uri wenyine ni 0.9, umukobwa ni 0.9. Ibice bibiri byari iki? None umuntu ari kizima agiye kongera kuba igice ukamuguza amafaranga. Amafaranga kuko ntuzamwerekeze umubwire ko ibintu agiyemo biyowe gashitani. Ayo masengesho byagera y'ubutaha. Mabwire ibintu kuko bibagiye kandi ni gusoza. Mabwire ibintu nta wundi mugore ubaho utubona se. Nawe ubyibwire gutya, ntuzigere wibesha ngo hari undi mwiza ubaho uruta uwo. Ubu uri kureba icya kabiri, amagambo yaranditse ngo ntuzigere wibesha ngo mu bwenge bwawe no mu bitekerezo hajemo igitekerezo cy'uko wihenze ushyingiranwa n'umuntu. Iyo ujya mukujemo Satani aba agendetse imbere umeze muri wowe. Pepiniyeri n'ingingo za Shitani ziba zikubitseho. Ntuzigere ngo barihenze. Turinda iri kuvuga ngo hari imbaraga mu maraso. Niba umugore wanjye atari mwiza, nanjye mfite ikibazo. Nanjye mfite umugore. Hari n'abije ukomeye abubatse bagira wowe. Nabwiraga abantu bayobora igitaro nabwira ngo umugore wubaka n'abantu babiri ugasema na bangahe? Nta muntu umuse n'inyorogo. Hari n'abije y'igikatu iba hagati y'umugabo n'umugore, umwe akihagaraho n'undi Satani akabona icyuho. Nanjye ni umugabo ufite umugore. Abagabo bose ni kimwe n'abagore bose ni kimwe. Kubera iki? Igihe n'amariye bitunda muri Edeni, birangira hambwira ngo bombi bamenya ko bambaye iki? N'umugabo gusa ni bombi bambaye iki? Umunyacyaha turabunganya. Iyo nagonganye n'umugore ndasenga nti Imana nyereka uruhare rwanjye muri icyo kibazo. None uvuga ngo umurebe Mana ntabwo biragenda. Urasiga umusaruro w'umutara. Ahubwo we Imana ikurebe nawe umurebe. Nawe kandi murabikora ngo Yesu
weho wowe kuko narasezeranye ngo nzagukunda siko navuze kandi ukuru wakaze siko navuze tumerewe neza cyangwa byarabuze siko navuze niba narabura nzagukunda navuye muzindi cyiciro cyacu murangirije ni neza yose ariko icyiciro cyacu cyerekana uburyo krize yaje mu muryango abantu baba kwikiranira neza bisabwa gucyubahiro urugo binawe taranditse ngo nunyura wowe ufite urugo muri guhuza muri kunesha umwanzi aho yabateye mukaba maso akavamo neza mubakunda mu rugo rw'ukuri mugira icyizere muzaba mu bugingo bwawe ni bombi rero umunyacyaha wundimo n'uri umugore urasa nubwo bishingiranwe urukundo umuhungu n'umukobwa baba bafitanye ntabwo ari urukundo rwera urukundo rw'umubiri harabaza ngo hari icyo bitandukanye n'umugore ntacyo nta n'ikizigera kibaho baba basore baba batwireye n'amahirwe bigiye gucika birabiho kwiba rero iyo uhemukiye mugenzi wawe mwashakanye uba wibye igiheruka kwikubira kimwe mu icumi n'amaturo imana zose ngo ni ukwikubira ikimenyetso cyangwa umujura kabuhariwe ubuzima bwose kabuhariwe ni uguhangana kiba imana iri kumure umuntu iyo uri kumure urasa umuhanga uwiba bamubona imana iri kukureba n'abamarayika ukanabijyana kabuhariwe tuwa bizera bene n'abajura kabuhariwe biri imana ireba biraba ibyo rwanda narasomye ngo iyo iby'umwuka n'umuntu biri gukura n'amatura turariyongera kimwe mu icumi ni igipimo gipima ubuyoboke amaturo kimwe mu icumi n'amaturo haramo ibyo byiza kiravuga ngo ubusonga impamvu nyakuri hehe ni ibyo n'ibyo watanze n'ibyo ukoze nibyo bihishwe hehe ni umuntu nakubwira ngo nakiriye Yesu umwana wanjye ndamukunda ntawamwumvura nyamara abantu babitendera amateraniro yo gusenga birinje kuvuza ngo uwo umwami agaseruka umutima watenderutse nakubwira ngo nkunda Yesu ndabikorera muri Yesu atangira kimwe mu icumi ibindi ni imitwe y'umugabanya amayeri imana sirake imana irake ariko ntabwo si no guteza imbere itorero ahubwo ni igipimo cy'ubuyoboke kugaragaza uburamya kandi ayo utura ayo batuye mu kanya ayo batuye n'urukundo niko rungana kimwe mu icumi ni umujura kabuhariwe wiba kureba ukanabijyana mwisi yakunda bene imana yashimira imbabazi wiranyumbuwe umujura akayimureba n'ikimutwara imana nziza niyo byose imana nziza koko twiba itureba ariko ikatubabarira iri somo no twasomye duharanire kugira umwete wo kuzasanga mu mahoro tutari umugayo n'ikizinga imbere yayo Yesu nagaruka azasanga iteko rya munani ibizinga twabonye nk'uko imana yabitsibanirije maze tubibyare mu bishya tugire imibereho y'abatajuru mu izina rya Yesu ntabwo bari kumva nibura kimwe kibafasha naguke dusenge